wandusha. Yo kuno wayi mwiza ego koshi. Urambona. Yesu. Wayi mwiza afite akazi. Umva ndagafite. Neza. Nawe nuko. Ntago wabyumva. Bana reka tujye hano mu gashoto tugana. Cyane ntabwo nakurusha. Ntabwo biziho. Ntabwo nakurusha. Umva Eva ngira ngo hari abakobwa bose mu Rwanda. Ubundi si byibonaho nawe. Ntabwo nasigura umva nayo bako ndi mwiza. Kuko bigura so nkunda se. Bana byasaze. Noneho nuko utazi iminsi rero nari ku kazi. Bana byari bimeze numvaga nta mahoro na gacyamwe. Ntabwo niko bamuhamagara phone yarakishe byo. Ariko iyo ndi mu kazi nyine nikora kugira ngo naza kwangiza akazi niko kambere bana. Ranyanze byagenze biti nibasiki bitatu. Bana ndagukunda bya bindi byasaza ariko kuba ntubu nabireba ko. Misheri biragaragara cyane. Cyane ntabwo nakurusha. Ntabwo biziho. Ntabwo nakurusha. Umva Eva ngira ngo hari abakobwa bose mu Rwanda. Ubundi si byibonaho nawe. Ntabwo nasigura umva nayo bako ndi mwiza. Kuko bigura so nkunda se. Bana byasaze. Noneho nuko utazi iminsi rero nari ku kazi. Bana byari bimeze numvaga nta mahoro na gacyamwe. Ntabwo niko bamuhamagara phone yarakishe byo. Ariko iyo ndi mu kazi nyine nikora kugira ngo naza kwangiza akazi niko kambere bana. Ranyanze byagenze biti nibasiki bitatu. Bana ndagukunda bya bindi byasaza ariko kuba ntubu. Ako umunsi bambwiye ijambo ryiza. Bana ryiza se gusa ahubwo se uraryakira. Neza cyane. Ndabifite rimwe ubushize nari ngiye kubwira urumva ntikata kubera impamvu ariko uyu munsi gurarimbwa nta kibazo. Uyu munsi ndakubwira Eva nta kibazo cyane. Mu mago. Wow, shiri. Bide kuchako? Mu mago. Nago bira kubyakiriye se. Cyane ahubwo cyane gose. Bide kuchaka cyane rwose. Ntabwo bibaye byiza byaba mu meza biragenda. Ko mu kwezi kumwe ndimo natunganya inzu yanjye ngo igendeke neza nyine ku buryo abantu basobanutse nkatwe ubundi mukundi bukurikira ubukwe bugakomeza. Iri intunga numwe nawe ukorera intunga nge ntabwo ari nkorera nkorera i Kigali. Nkorera i Kigali hariya rwose neza. Urakeye reba kushire neza cyane. Ariko shana usigaye umeze neza. Cyane shina ngo urukundo. Ubundi se mu rugo baguhiki kikize y'abafiti y'umuceri ibintu byose mu rugo babihari. Amashuri wavuyeyo ubundi uhita ugenda umuntu munini cyane. Mana yanjye yego ntabwo sina urumva naba muri nashaka agushira ahirwa ngewe ugiye kukwijyana. Cyane ahubwo. None se ubwo mu rugo twabibagezaho gute? Tugomba kuba twego uno munsi ahubwo. Uyu munsi urabibabwira. Nubibwira iwanyu nanjye ndabibwira iwacu kugira ngo duhite dupanga gahunda neza. Ntabwo nshaka ko hazazamo ibintu bya fake. Ubukwe buri special. Ubukwe buryoshye kabisa. Gusa niko nshimishwe n'ukuntu ubyakiriye ba. Kose sheri ubu koko iyi gahunda yacu ababyeyi urabona bazayakira bate? Ngiye bazadima no kuntu bagukunda. None bakunda batuye banzi. N'amafaranga ego kushira umeze ngiye bazabyemera. Nyine mu rugero arahari. Ahubwo si wanyu mwe bimeze bite? Wanyu bazabyemera. Iwacu nta kibazo. Ese kubizi ko cyagihe unsura. Nabonye ukuntu bakwakiriye. Burya ni naragupresence neza bakuzi neza. Ahubwo ndakubwire muri iyi minsi rero ugomba kuza no mu rugo nanyu kansura. Bona mbereka amafoto yawe. Mbwira ngo nzaze ryari. Umunsi wose witeguye uzabituza. Nta kibazo. Ebana. Ubwo ndakubwira nyine ndakubwira kuri phone ntabwo mbikubwira none. Ahubwo shika mu ndagenda ugahita ubwo kwacu ugomba kuba ari neza. Uri special. Hari icyo kunywa gihagije. Urabona imyaka ariko nanjye uramugene yahoze kandi ngomba kwihorera. Dore umudada. Buriya ni njye nawe. Sheri? Bana nini ubwo nawe urabyumva ko nta yindi gahunda niyo ngiyo. Tugomba gufatirana vuba. Dore na covid imeze nabi ariko nyine muri aka gahe twari tubonye gatoya. Azongera gukarasha ntarakujyana. Ntabwo byakunda dukora ko byagenda kose ibintu byihute.
umva bijye mu buryo neza kintu kabisa umva icyo kintu nshaka cyane bite sheri utansuhuza sheri ni wahehe umuzi uruwahe madame ahubwo se uruwahe ego ko sheri mbwira ariko bako utambwira neza uyu mugabo nari naramubonye oye baburetse kumumva baburetse kumukora baburetse ndakubwiye ngo baburetse sheri no muntu muzi iminsi myinshi sheri uyu umuzi se kutavuga iminsi ngo sheri nyine ego ko umva ahubwo baburetse umva sheri banze mbwira uyu ni wahehe ni iki utabona sawa uyu ni wahehe ahubwo se inda niye sheri ahubwo banze uranyise oya banze inda niye sheri inda niye hose ndagiye sheri waretse kugenda ko uragiye ko wagarutse koko sheri ese ndahari sheri wewe ikura ndahari urasicafite ntafite n'igiki wibyibazaho ndahari sibyo ndagukunda nanjye kandi ntabwo wanusha ukuntu ukunda ahubwo sheri nayo nkukumbe ahubwo wabagaye ko nari narakubuze ese kutavuga byikure mushamana uragasore keza mana gahise ahubwo mbwira biriya w'ibyibazo byarangiye ariko ubundi nkubaze wowe urinde uragenzwa n'iki urashaka iki nese shirugura nyibagije aka kanya urabona ari ubwa mbere umbonye ubu si isura yanjye utuyizi yego komana umva narakubonye kuva cyera twari tuzanya ahubwo biranduye kutanyibuka ndakuzi cyane twari inshuti ubu nari nibereye na shiri wanjye twiganirira iki n'iki uraje byivanzemo uradutanije ubu urabona ibintu nkore urabona kuko urabona ahantu kizari urabona ndusha iki ndeba neza urabona mbaye iki urampemukiye ariko umve ngo urampemukiye nari narakubuze mana we imana iransuje wari warambuze se ubundi wari warambonye he nakubonye cyane ndagukunda sibyo abantu mubeshejweho no kubangamira abandi gusa ahubwo mva reka tuyipange neza mbwira neza oya ntabwo ncika yego ko umusore mwiza nkawe si ubwo mwiteshejwe yego ko mana shari ko goso nakindi kiti ura ni shiri wanjye ntumuvuge nabi witonde we ucitse se byarangiye ngomba kumushere wawe noneho umva tukabituza neza n'ababyeyi bose tukabibabwira ariko ubundi urifuza iki ndifuza ko dukundana urukundo rurambye tukambera umugabo nanjye nkakubera umugabo sewe ntabwo ubyumva nkakubera iki useka neza cyane uri mwiza ute nawe rero uzanye imico oya ego ko mana ubundi si ibyo bikuye he ego ko ndi kubibonerega biragaragara ubundi si iwanyu ni he iwacu mwari ikabuga nyine ikabuga hariya mu mujyi nakubonye gutyo urimo ugenda mu isoko umva ibigano byendaga gucika mbega ubwo ni ukuvuga ko wari utuye inzi nge ntakuzi nari nkuzi kuki se utigeze unshakisha ngo ujye kuremera ushake nimero yanjye ku buryo wayigira nimero yawe ndayishaka hose ndayibura none ngize amahirwe imana koko burya birambonekeye uyu munsi ni ukuri kw'imana ngize gutya mba aho tuza rero tuza narakunze kandi wabonye ko ubwo ihangane nyine ihangane rwose oya barunyemerere ubwo waratinze nyine kunshakisha nimba warankunze umbonye ubwo waratinze nabonye shiri nyine kandi wamubonye ko ari oya ntabwo uriya saro do ubundi do reba hose urasona ndushiki ntabwo ncika nari narakubuze wongereho ngo narakubuze reba umva noneho bizinye naragukunze mana yanjye ntabwo wabyumva ahubwo we ntigisubizo cyane igisubizo nyine reka tuzabiganireho reka tuzabiganireho oya sheri tubivuganeho twitonze urabona usanze muri yindi gahunda oya urabona ubwonko bwanjye ntabwo buri hafi rwose oya ndagukunze nanjye n'ukuri ndagukunze ariko byihanganire tuzavugane oya tuvugane rwose tuvaye ibintu birangiye dupanga nimba ari n'ubukwe koko nta kibazo ntacyo ubaye rwose ntacyo pe nawe ndabona ntacyo ubaye ariko se reka nkubaze ikindi iyi nda yawe ko ndeba utwite ubwo urumva tuzabana gute iyi nda nta kibazo abana ntabwo uzi ko ari umugisha
abana n'umugisha umugore n'ubyara yego komana ntago ubizi abana n'umugisha ariko se wowe oya nawe ibyinda ntago byatuma dushwana gusa tuvuye ko nta kana urinyese urahanze ngo ubyarera ntabwo ndabyara ariko nyine arisuzuma oya inda ntago ari ikibazo cyane rero reka nkubwire iyo nda tubanze tubyumvikaneho sibyo tubyumvikaneho kugira ngo ejo tutazatongana yabo twari turi kumwe uramuntesheje ubwo rero ni wowe nimba ari nawe rero usigaye urumva reka dupange ariko dupange twuzuzanye neza twumvikane ku kibazo cy'inda nta kibazo turebe ukuntu nyine byazagenda inda yo nta kibazo rwose byazagenda agashaka naberwa arakatsinga no ego komana ntago ubibona naberwa rwose iyi nda rero reka tubyuzuze uzabanze uyibyarire ndabona ari n'imvutsi uzabanze uyibyare umugabo wawe wayiguteye nta kibazo cyangwa mushobora no kuba mwarasezeranye ukaba urimo uranyina n'agatwe ushaka kunyaka amafaranga kuko mbona nyamafaranga ashaka ubonye meze neza ukaba ushaka ntabwo ukunze kufite amafaranga sheri se ubundi witwa Soni witwa Soni ikabuga ucuruza ibintu bigendanye na kenkeyori ukuntu ibintu by'ubwubatsi mwese sinumva nzi ya mperutse reka kwanyura ndimo kugura noneho njye nari ndi mu modoka nohereza abantu gufata ibyo bamfatira iwawe mpaditse ifuso babishyiramo turanazanya ahubwo ibintu n'ibyo ngibyo reka duhane contact tuzavugane nta kibazo ndabyemeye ariko ikibazo ndagenda nkitekerezaho kandi ntago nta kibazo abana n'umugisha sheri ntabwo nakubangamira ngahandika nimero yanjye nta kibazo yime ariko mbabare ntumbeshye n'ukuri kw'Imana waba umemukiye mbwira nimero zawe nk'iri kuri WhatsApp nta kibazo 07 ariko utazambeshye nahita ikompoza yindi narebe uri kompoze rwose nyine rero akoze kuri mukobwa wamwibagiye kugira ngo si dupanze se ninjye nawe wowe ubyizere nk'ukuri ntabwo njya nkunda kubeshya nta kibazo ubuse undi umuntu yakwanga akajya hehera reka ni ukuvuga ngo 078 14 25 2 sheri ntabwo umbeshye sha numbeshya no kuri Imana nyiri no kuri WhatsApp ubu njye nabwiye mu gati nabonye umukunzi ariko sawa noneho reka dusezerane nta kibazo sheri ntuzambeshye ya ntago nakubeshya umva mwana hey ingoma mu giteme baba we uyu munsi mbega amahirwe naramukanye uramugabiye ncika nari nabisinye kwe ntabwo yari kuncika ndamutsindiye kweri ndamutsindiye tu